Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Uyu ntabwo ari umwitozo abantu benshi bakwifuza gukora, ariko kuva mu mwaka wa 2012 ibinyacumi by'ibihumbi by'abanyakoreya y'Epfo bitabiriye ibikorwa byo gushyingurwa kwabo kugira ngo basogongere gato cyane ku buryo gupfa bimera. Ndabisobanura. Koreya y'Epfo nicyo gihugu cya mbere mu bihugu bikize gifite abaturage benshi biyahura. Nko mu mwaka wa 2022 abantu 12,906 bariyahuye muri Koreya barapfa. Uku ni ukuri kwijimye iki gihugu kirimo kurebana nako mu maso. Imibare ya leta ya Koreya igaragaza ko muri iki gihugu umuntu umwe yiyahura buri minota 39. Mu 2021 abantu 14,000 nibo bari biyahuye. Kubera iki gihugu nka Koreya cyakoze ibitangaza mu gutera imbere ku muvuduko munini, abaturage bacyo barimo biyambura ubuzima kuri uru rwego. Byemezwa ko igisubizo cy'iki kibazo kiri mu buryo imibereho y'abatuye iki gihugu yahindutse mu gihe gito cyane ku muvuduko munini. Ubwo intambara yashyamiranyije Koreya y'Epfo n'iya ruguru yahagararaga mu 1953, Koreya y'Epfo yari igihugu gikennye cy'igiturage kandi cyashegeshwe n'intambara. Gusa mu myaka mike yakurikiyeho iki gihugu cyateye imbere cyinjira mu bihugu bikize kubera inganda. Imirimo abantu bakora yariyongereye kubera ko iterambere riza ni nako imirimo mishya ihangwa. Mu myaka y'1970 n'1980 ubukungu bw'iki gihugu bwazamukaga ku muvuduko munini cyane, maze busunikira abantu benshi kuva mu byaro aho bavukiye bajya kwiturira mu mijyi. Ibi turabizi cyane kubera ko natwe birimo kutubaho. Mu gihe cy'igisekuru kimwe cyonyine Koreya yabaye igihugu gitangwaho urugero mu birebana n'iterambere. Uyu munsi ni igihugu kiri ku mwanya wa 31 mu bihugu bikize ku isi, gikurikirana n'Ubwongereza. David Tizard yigisha muri kaminuza y'abagore ya Seoul. Ni impuguke mu mateka ya Koreya. Mu myaka y'1960, 1970 n'1980 muri iki gihugu wasangaga huzuye ibyapa bihamagarira abantu kubaka igihugu. Byari ibyapa bihamagarira abantu kubaka igihugu abantu bazishimira kubamo. Bahamagariraga abantu kubaka Koreya itarangwamo ubukene. Ibi byari mu rwego rwo kongera kubaka igihugu cyari cyarasenywe n'ubukoloni n'intambara. Ibi barabikoze. Iki gihugu bashakaga koko baracyubatse. Iyo igihugu gitera imbere ku muvuduko munini ntabwo gihinduka mu mikoro gusa. Ibintu byose birahinduka kuva ku isura yacyo, amikoro y'abagituye kugera ku mico n'imyitwarire yabo. Byose birahinduka. Mu mateka ya Koreya ni igihugu cyaranzwe n'imyemerere ya Confucianisme. Iyi ni imyemerere gakondo y'Abashinwa ishyira imbere indangagaciro n'imibanire hagati y'abantu. Mu mico y'Abanyakoreya umuryango uzi imbere y'ibindi bintu byose. Ibi bihita byumvikanisha uburyo imibanire ari ikintu cy'ingenzi ku Munyakoreya kavukire. Gusa uko ubukungu bw'igihugu bwagiye buzamuka, umumaro n'agaciro Abanyakoreya baha umuryango byagiye bishonga buhoro buhoro. Ibi turabyumva cyane, natwe turabibona. Batubwira uburyo mu myaka 40 ishize abantu hano mu Rwanda bakoraga ibinyacumi by'ingendo n'amaguru, cyangwa se mu buryo buvunanye bakajya gusura imiryango yabo, cyangwa se bagakora ibindi bituma barushaho kubana neza. Gusa uyu munsi ntabwo ariko bikimeze. Muri Koreya y'Epfo naho uko ubukungu bwagiye buzamuka ku muvuduko munini, bwazamukanye n'icyitwa individualisme. Iyi ni imibereho aho umuntu agira ati inyungu zanjye ndetse n'imibereho yanjye jyewe ubwanjye ni ingenzi kandi ni ingirakamaro kuruta ibindi byose bibaho. Nibyo bigomba kuza imbere y'ibindi byose. Muri Koreya iyi myumvire imaze imyaka itarenga 15 ihaje, ariko yakwiriye hose ku buryo irimo gukuraho indangagaciro zishingiye ku muryango zabayeho mu bisekuru n'ibisekuru. Mu mibereho yabo Umunyakoreya arangwa n'abantu avugisha cyangwa se abana nabo. Ibi bigira ingaruka haba ku rurimi, imyitwarire n'ibindi, bityo ibi byose bikaba ari byo bigena ubuzima bwo mu mutwe bw'aba baturage. Kuva mu mwaka wa 2000 ubwo iki gihugu cyatangiraga gukira, aribwo abantu bari batangiye kuzana imyumvire y'uko buri wese akwiye kwimenya ku giti cye, nibwo ibintu byatangiye kuba bibi cyane ku Banyakoreya y'Epfo.
ukwiyongera kw'imyumvire y'uko buri muntu ashyira imbere inyungu ze mbere y'iz'abandi bose muri Koreya binagaragarira mu bwiyongere bw'abantu baba bonyine muri iki gihugu. Benshi mu rubyiruko muri iki gihugu bahitamo kubaho bonyine, ari nako bakomeza gusunikira kure igitekerezo cyo kugira umuryango. Ku rundi ruhande, mu 2023 umubare w'abageze mu zabukuru muri iki gihugu waciye agahigo ugera ku rwego utari warigeze kugeraho. Impuguke mu by'imibanire y'abantu zihuza cyane kuba abantu baba bonyine muri iki gihugu n'ukwiyongera kw'ibibazo byo mu mutwe nk'agahinda gakabije ndetse n'ibindi bisunikira abantu kwiyambura ubuzima. Muri iki gihugu kwiyahura bigenda bijyana n'ikigero cy'imyaka abantu bafite. Mu 2022 abantu 29 mu bantu 100,000 bafite hagati y'imyaka 40 n'imyaka 50 bariyahuye. Mu bantu bari mu myaka 80 ho uyu mubare wikubye kabiri. Abantu 58 mu bantu 100,000 nibo biyahuye mu 2022 muri iki cyiciro. Dore impamvu aba bageze mu zabukuru ari bo biyahura cyane muri Koreya. Ni ukubera ko babaye muri Koreya ishyira imbere umuryango. Ni abasaza n'abakecuru bavutse bazi ko nta muntu ukwiye kuba wenyine, ko buri wese agirwa n'abandi. Bavutse bazi ko umuryango ugomba kuza imbere y'ibindi byose. Nyamara uyu munsi bisanze mu gihugu aho nta muntu bitayeho, abana babyaye bahinduye imyumvire barabata. Nuko abo basaza n'abakecuru babura ibyo bari bamenyereye, maze ubuzima bwabo bwo mu mutwe burangirika cyane, ku buryo bumva ko nta kindi gisubizo gihari usibye kwiyahura. Mu muco w'Abanyakoreya byari bimenyerewe ko umwana w'umuhungu mukuru ari we wita ku babyeyi be. Gusa uyu muco ubu waracitse muri iki gihugu. Aba babyeyi barabizi ko abana bo batagishobora kubitaho ndetse no kubafasha. Iyi ni nayo mpamvu benshi bafite ibibazo byo mu mutwe. Leta ya Koreya igihe kinini yashyizeho ingamba zo guhangana n'iki kibazo cyo kwigunga ku bageze mu zabukuru, binaviramo benshi muri bo kwiyahura. Biteganijwe ko mu mwaka wa 2050 abageze mu zabukuru muri Koreya bazaba bagize 40% by'abaturage bose. Igihangayikishije cyane nuko benshi mu bageze mu zabukuru babayeho mu bukene. Mu 2022 43.8% by'abageze mu zabukuru muri Koreya y'Epfo babaga munsi y'umurongo w'ubukene. Imwe mu mpamvu zibi nuko ubusanzwe abashesha akanguhe bitabwaho n'imiryango yabo. Aba basaza n'abakecuru ntabwo bigeze babika amafaranga y'izabukuru. Babayeho mu gihe umuryango wari cyo kintu cya mbere muri Koreya, bityo amafaranga yabo yose bayakoresheje mu kwita ku bana babo. Babohereje mu mashuri ndetse banabamenyera ibindi byose bakenera. Ikibazo nuko bageze mu zabukuru mu 2024 mu gihe ibintu byose byahindutse. Umuryango ntabwo ukiri imbere y'ibindi byose. Babana bitayeho ubuzima bwabo bwose bahinduye imyumvire. Umuryango ntabwo ukiri imbere ya byose, bityo abo basaza n'abakecuru ntabwo bagifite ubitaho. Ngiyi impamvu yo kwiyahura kwa benshi muri bo. Ibibazo byo mu mutwe ntabwo biri mu bakuze gusa muri Koreya. Iki ni igihugu kizwiho kuba igihugu cy'abakozi kandi bafite urwego rw'ihiganwa n'ihangana riri hejuru cyane. Ibi bituma n'abakiri bato bakora cyane. Umwe mu Banyakoreya 5 akora nibura amasaha 50 buri cyumweru. Iyi ni imibare y'umuryango mpuzamahanga w'ubutwererane mu iterambere OECD. Nk'uko mu Rwanda hari abantu bakora ubucuruzi butandukanye nk'ubwa mobile money cyangwa se restaurant zicuruza ibyo kurya, i Seoul mu murwa mukuru wa Koreya huzuye ibyitwa Nap Cafe, inzu zicuruza ibitotsi by'igihe gito. Ni sare nini bacamo utwumba duto cyane ku buryo buri kumba kajyamo agatanda kamwe karyamaho umuntu umwe. Umuntu yishyura amafaranga make bitewe n'igihe ashaka kukamaramo, gishobora no kuba iminota 15, maze akakajyamo agasinziraho ubundi agasubira mu kazi. Muri ako kumba bamukorera byose byatuma asinziraho gato, nko gushyiramo imyuka ihumura neza, kuvuza amajwi atuma asinzira neza nubwo byaba iminota 10 yonyine, ubundi agasubira mu kazi. Izi Nap Cafe zigira abakiriya benshi muri iki gihugu gifite abantu basinzira gake mu bihugu byose biteye imbere. Iki ni igihugu gito cyane,
gifite abaturage benshi kandi kikagira umuvuduko munini mu kuzamuka k'ubukungu. Ibi bituma ihangana mu kazi riba ryinshi cyane. Buri wese amara igihe kinini atekereza uburyo yabona inyungu akazamura amikoro ye, ibituma kuzamura ubukungu biza imbere y'ibindi byose abantu bashobora kwerekezaho amaboko. Iki nicyo cyagize Korea igihangange mu mikoro. Guhangana no guhiganwa ariko nabo babitanzeho ikiguzi barimo kwishyura uyu munsi. Hari abanyamateka bavuga ko ubukungu n'ubuhangange bwa Korea y'Epfo babwubakiye ku bwoba bwo gukena. Korea iri mu bihugu byahuye n'ihanahanuka ry'ubukungu mu 1997 ubwo ibihugu bya Aziya byahuraga n'ikibazo cy'ubukungu gikomeye. Iki gihe ibihumbi by'abanyakoreya bisanze batakaje akazi. Byabaye ngombwa ko ikigega mpuzamahanga cy'imari kibagoboka kugira ngo ubukungu bwabo bwongere gufata umurongo. Mu myaka yakurikiyeho abaturage bose bari bafite ubwoba bw'irindi hananuka ry'ubukungu. Ibi byabongereye umuhangayiko. Muri Korea ntabwo abantu bafite umuco wo kujya kureba abavuzi b'indwara zo mu mutwe ngo bababwire ibibazo byabo. Iyo hari ufite ikibazo cyo mu mutwe nk'umuhangayiko cyangwa agahinda gakabije, ahitamo gusenga no kubibika imbere muri we. Nta muntu ukunda kuvuga ibibazo bye. Mu muco wabo, kubwira abantu ibibazo byawe ni ikimenyetso cy'intege nke. Yitwa Hea Kyung-kon. Ni umunyakoreyakazi w'umuhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Iyo habayeho kwiyahura, itangazamakuru ryo muri Korea kenshi rihitamo kudakoresha ijambo kwiyahura. Iyo umuntu yiyahuye bavuga ko yakoze amahitamo akomeye cyane, extreme choice. Nguku uko bita kwiyahura. Ku kigero kiri hejuru hari abanyapolitike n'ibindi byamamare nabyo byigeze gukora aya mahitamo akomeye. Ro Mu-hyun wabaye perezida w'iki gihugu kuva mu 2003 kugera mu 2008. Mu 2009 akiva ku butegetsi yashinjwe ibyaha bya ruswa maze afata icyemezo cyo gukora amahitamo akomeye. Yahagaze ku rutare rurerure arasimbuka agwa mu manga ahita apfa. Abakunzi b'umuziki wa Korea inshuro nyinshi bisanga mu kiriyo kubera abahanzi badasiba kwiyahura. Kuva mu 2011 kwiyahura niyo ntandaro y'urupfu ku ngimbi n'abangavu benshi muri Korea. Abantu 12 mu bantu 100,000 bafite hagati y'imyaka 10 na 24 bariyahuye mu 2021. Hari impuguke zivuga ko n'uburezi buri ku rwego rukomeye muri iki gihugu nabwo bugira uruhare mu kwiyahura kw'abana. Byemezwa ko abana bo muri Korea y'Epfo bakoresha ingufu nyinshi mu masomo kandi bakiga bari ku gitutu gikomeye kugira ngo babone amanota meza, bityo bahabwa imyanya na kaminuza nziza zo muri icyo gihugu. Bibarwa ko Korea y'Epfo iri mu bihugu bifite abana bavunika cyane mu masomo kurusha ibindi ku isi. Korea iri mu bihugu bya mbere ku isi bifite abanyeshuri barangiza kwiga bafite ubumenyi bwa nyabwo. Muri iki gihugu hari ababyeyi bahitamo kohereza abana babo mu bikorwa by'ingando zimeze nk'amasomo ya gisirikare kugira ngo abo bana babo bakomere bazashobore guhangana muri ubu buzima butoroshye. Mu 2017 hari ikigo gishinzwe kwita ku bana muri Korea cyakoze ubushakashatsi kigaragazamo ko 36% by'abana bafite imyaka 2 y'amavuko muri Korea baba baratangiye guhabwa amasomo yo mu ishuri yayanda bacu bahabwa bafite imyaka 6 cyangwa 7. Bava mu rugo mu masaa 2:00 za mu gitondo bakajya ku ishuri bakagaruka hagati ya saa 8 na saa 9 z'igicamunsi. Ubundi bakajya mu yandi masomo arebana no gukuza impano zabo. Ni ibisanzwe muri iki gihugu ko abana b'iyo myaka bava ku ishuri bagahita bajya ku yandi masomo nko kwiga piano, taekwondo, imibare cyangwa kwiga icyongereza. Ibi iyo babirangije nibwo bagera mu rugo bagatangira imikoro yo ku ishuri. Abafite abarimu babigishiriza mu ngo nabo bakaba batangiye amasomo. Imvune zingana uku zituma aba bana batangira kugira umunaniro ukabije bakiri bato. Abarimu nabo bakagira ibibazo byo mu mutwe kubera umunaniro. Iki gihugu nicyo cya mbere ku isi mu kugira uburumbuke buri hasi. Nicyo cya mbere ku isi gifite abantu batifuza kubyara. Umugore wo muri Korea y'Epfo abyara abana 0.61% by'impuzandengo. Bivuze ko imiryango myinshi muri iki gihugu iba ifite umwana umwe wenyine.
bitewe n'uko iki gihugu cyamaze gutora umuco w'uko nta yandi mahitamo ahari usibye gutera imbere no gukira. Buri muryango ufite umwana umwe uba ushaka ko byanze bikunze uwo mwana agomba kuzahangana muri ubu buzima, akabasha kuzagira icyo yimarira. Ibirebana no gukora cyane babitozwa bakigera ku isi. Indi mpamvu yongera igipimo cyo kwiyahura mu ngimbi n'abangavu ku buryo benshi mu bari muri iki kigero bapfa biyahuye. Hari umugezi witwa Han unyura rwagati mu mujyi wa Seoul. Uyu mugezi ufite ibiraro 27 biwunyura hejuru mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru. Ubuyobozi bw'uyu mujyi buvuga ko nibura buri mwaka abantu 500 bagerageza kwiyahurira ku biraro bitandukanye muri ibi 27. Kimwe muri ibi biraro cyitwa Maple Bridge. Nicyo benshi biyahuriraho, abandi bakabigerageza. Abatuye uyu mujyi iki kiraro bakise ikiraro cy'urupfu, The Bridge of Death. Kuva mu 2015 abayobozi b'uyu mujyi bagerageje gukoresha kamera zicunga umutekano bazishyira ku bwinshi kuri iki kiraro, ndetse banahashyize abashinzwe umutekano bahahora amanywa nijoro bashinzwe kureba abantu baza kuhiyahurira. Gusa hari na gahunda yo guhindura zimwe muri politike z'igihugu zituma benshi mu baturage bafata ibyemezo bikomeye byo kwiyahura. Mu kwezi kwa 4 mu 2023 leta ya Korea yashyizeho gahunda yo kugabanya umubare w'abiyahuraho 30% bitarenze umwaka wa 2027. Iyi gahunda y'imyaka 5 irimo kongera ibikorwa byo gusuzuma ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu, irimo kongera ubujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse no kongera ibikorwa byo kwita ku bantu bagerageje kwiyahura bakarokoka. Ibi byose twabivuga ngo tugaragaza uburyo iri terambere n'ubukungu ibihugu bigenda bigeraho rirushaho guhindura imibereho y'abatuye ibyo bihugu, bihindura kandi imibanire n'imitekerereze yabo, bigahindura agaciro abantu bahaga umuryango kakagabanuka hafi yo kuvaho burundu, ubundi ibibazo bigatangira ku buryo hari bamwe badatinya kuvuga ko ari ukungu ku isi isenyuka. Aya majyambere tugeraho buri munsi ahindura myinshi mu mibereho yacu, ahanini biturutse ku kwiruka ku buzima bworoshye. Nk'ubu Korea y'Epfo irimo irimura umurwa mukuru wayo ngo iwujyane mu wundi mujyi witwa Sejong. Ni umujyi batangiye kubaka mu myaka 20 ishize bahereye kuri zero. Umurwa mukuru Seoul ni umujyi ukomeye cyane, ndetse ubukungu n'ubuhangange bwa Korea y'Epfo bwose busa naho bwirunze muri uyu mujyi. Gusa uyu mujyi bawushinja ko uko wubatse ubuhangange bw'iki gihugu ari nako urimo kugisenya. Dore uko byagenze. Reka tubanze tuvuge inzira byanyuzemo ngo umujyi umwe wigarurira igihugu, Seoul. Mu mwaka wa 1953 Korea y'Epfo yari igihugu gikennye ariko gifite abaturage biyongera ku muvuduko munini cyane. Abaturage benshi bari batuye mu byaro, usibye ko muri rusange abaturage bari bagabanije mu buryo bungana mu bice bitandukanye by'igihugu. Seoul ntabwo wari umujyi munini w'igihangange cyane kurusha indi yose. Intambara ikirangira, Korea y'Epfo yashyize ingufu mu kubaka ubukungu, ishyiraho gahunda zo koroshya ishoramari, guhanga imirimo no gushyiraho uburyo abikorera batera imbere cyane. Ibi nibyo byatangije ibitangaza Korea y'Epfo yakoze mu bukungu. Ikibazo nuko izi gahunda zose zo kuzamura ubukungu bw'igihugu zibandaga kuri Seoul kurusha ahandi hose mu gihugu. Uyu ni wo mujyi amafaranga yose y'igihugu yajyagamo. Ibigo bikomeye by'ubucuruzi, inganda, kugera ku bantu bose batekereza kwihangira imirimo, bose bajyaga mu murwa mukuru Seoul. Bitekerezwa ko nubwo ubukungu bw'igihugu bwazamukaga muri rusange, ariko mu by'ukuri byose byaberaga i Seoul. Ibi byatumaga abantu benshi bakomeza kuva mu bindi bice by'igihugu bakigira mu murwa mukuru. Kera kabaye abayobora iki gihugu baje kubona ko ibingibi birimo guhinduka ikibazo. Seoul yakomezaga gukura ihinduka umujyi w'igitangaza, mu gihe ibindi bice by'igihugu byasaga n'ibirimo guhananuka. Mu myaka y'1970 leta yagerageje gusaba ibigo bimwe na bimwe by'ubucuruzi kuva muri Seoul bikajya gukorera mu ntara kubera ko ubusumbane bwari bukabije.
gusa iki gihe basaga n'abakererewe kubera ko ntabwo byari bikiri ubukungu gusa, kuko nko mu rwego rwo kurushaho kuzamura ubukungu bw'ahazaza, leta yari yarashyize ingufu mu gufasha abantu bose kujya mu mashuri. Gusa bitewe n'uko imirimo yose yari muri Seoul, umuntu wese washakaga kwiga kaminuza yifuzaga kuyiga muri Seoul, aho azahita akomereza anashaka akazi. Ibi byatumye kaminuza nyinshi nazo zimukira muri Seoul, mu gihe izo mu ntara zarimo zifunga imiryango kubera kubura abanyeshuri. Ibi ni nako byagenze ku nganda, kubera ko nazo inyinshi zigiriye Seoul. Buri mwaka Seoul yarakuraga mu bukungu no mu bunini, kubera ko abantu bakomezaga kuyirundamo kandi bafite ubumenyi bugiye butandukanye. Abanyamafaranga bakaza kuhashinga ibikorwa by'ubucuruzi, ba mukerarugendo bakaza kuhasura, za kaminuza nshya zikahavuka buri munsi. Abanyakoreya bose bashaka kubaho neza, bose uko bakabaye berekezaga muri uyu mujyi. Ubuzima muri uyu mujyi bwaragiye burahinduka, maze ibyiza by'iterambere n'ubu bukungu bwose bitangira guhinduka ibibazo. Mu ntara uko abantu bahavaga, amashuri agafunga kubera kubura abantu, inganda zikimuka zikurikiye abantu mu murwa mukuru, ubuzima mu ntara bwarushagaho kuba bubi kubera ko bake bahasigaye babuze akazi. Nyamara muri Seoul abantu barabyiganaga, banabyiganira mu kazi. Uyu munsi iki gihugu gituwe n'abantu miliyoni 51, ariko hejuru ya 1/2 cyabo batuye mu murwa mukuru Seoul. Ibi bihita bigira Seoul umwe mu mijyi ifite ubucucike bw'abantu ku isi. Ibi bihita bigira uyu mujyi umwe mu yifite ibibazo bikomeye by'amacumbi aciriritse. Ubukode hano ni ikibazo. Amagana y'ibihumbi by'Abanyakoreya y'Epfo baba mu nzu zitwa Jokbang. Ni utwumba duto cyane, kamwe gashobora gupima nibura metero 2. Icyumba gisanzwe cyakabawemo n'umuntu umwe cyangwa se babiri. Bagicamo utwumba twinshi dushobora kugera muri 5, buri kose bakagakodesha ukwako, bakakita Jokbang. Ni akumba gato cyane ku buryo hari umuntu munini ushobora kudagakwirwamo. Ibinyacumi by'ibihumbi by'Abanyakoreya mu murwa mukuru Seoul bibera muri ibi byumba. Abandi bantu benshi mu murwa mukuru w'iki gihugu baba muri za cave cyangwa se inzu zo munsi y'ubutaka zizwi nka banjiha. Ni inzu zo munsi y'ubutaka zubatswe mu gihe cy'intambara yashyamiranyije Korea zombi. Zari ubwisho bw'ibisasu. Ubu zahindutse zo guturamo ku bantu ba mikoro make muri Seoul. Icumbi ntabwo ari cyo kibazo cyonyine muri uyu mujyi w'igitangaza, kubera ko nubwo uyu mujyi ukize, ufite imirimo myinshi, amashuri meza n'ibindi bikorwa remezo, ariko ntabwo bihagije kuri 1/2 cy'abaturage b'igihugu cyose batuye mu mujyi umwe. Ibi ariko binakomezwa n'imibereho y'Abanyakoreya y'Epfo ishingiye ku guhangana no guhiganwa. Iyo ufashe miliyoni nyinshi z'abantu ukabarunda mu mujyi umwe urimo amahirwe y'imibereho atagabanije mu buryo bungana, guhangana niyo mahitamo yonyine baba basigaranye kugira ngo bashobore kubaho. Ibi nibyo bisobanura impamvu iki gihugu gihanganye n'ibibazo bikomeye kandi bidasiba kwiyongera. Mu myaka 60 ishize, iki gihugu cyatangiye guhangana n'ihananuka ry'uburumbuke no kororoka kw'abantu. Uyu munsi nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite uburumbuke buri hasi. Mu yandi magambo, nicyo gihugu gifite abaturage benshi badashaka kubyara. Bafite ubwoba bwo kubyara bitewe n'ubu buzima babamo. Ikintu cya nyuma umuntu uba muri ya macumbi bita Jokbang yifuza kumva ni ukubyara umwana cyangwa se gushaka umugore cyangwa umugabo. Ubusanzwe kugira ngo igihugu kigire abaturage bahazaza bahagije bazatuma kitazima, kandi ibyo kikabigeraho kitirukiye mu gufungura imipaka ngo abanyamahanga baze kugitura, nibura buri mugore mu gihugu aba akwiye kubyara abana 2.1. Ibi bipimo byitwa replacement rate. Ni ukubyara abana bazasimbura abatuye igihugu runaka. Korea y'Epfo iri kure cyane y'iki gipimo kubera ko nibura buri mugore muri iki gihugu abyara abana 0.61. Iki kiri mu bihugu bike ku isi kisanze ku gipimo cy'uburumbuke kiri munsi ya 1. Mu kinyacumi cy'imyaka gishize, Korea y'Epfo yisanze ifite abaturage bageze mu zabukuru biyongera buri munsi.
iki gihugu kirashaje mu birebana n'abaturage. Ingaruka z'ibi ngibi zizabanza zihere mu mibanire, ubundi zikurikizeho ubukungu. Aba basaza n'abakecuru bakeneye kwitabwaho hakoreshejwe amafaranga n'ingufu z'abato badahari, batakinitaye kuri ibyo ngibyo by'imiryango. Uyu munsi birasa naho icyemezo kigoye gufata muri Korea y'Epfo ari ugushaka umugore cyangwa umugabo no kubyara umwana. Byemezwa ko Korea y'Epfo ari cyo gihugu gihenze ku isi yose mu birebana no gutunga umuryango. Iyo uba muri Seoul, usibye kwishyura inzu ihenze, iyo uhabyariye umwana usibye kumwitaho bihenze, uwo mwana aba niteguye kuzaba mu mujyi aho ihangana n'ihiganwa ari byo bizamubeshaho. Nibyo bizamuhesha ishuri, nibyo bizamuhesha akazi, nibyo bizamuhesha ubuzima. Ngiyi impamvu amahitamo kuri benshi ari ukutagira abana cyangwa se uwo bashakanye. Uko niko bigendekera igihugu gitera imbere ku muvuduko munini, by'umwihariko iyo gifite umurwa mukuru wigaruriye igihugu cyose uko cyakabaye. Uwo murwa mukuru unyunyuza igihugu haba mu kugitwara abantu, ubukungu ndetse n'ibindi. Nka Korea y'Epfo mu gushaka kurokoka bakambura Seoul uku kwiharira ibintu byose mu gihugu, ahubwo bakagerageza gusaranganya ubukungu n'ibindi bice by'igihugu. Guhera mu mwaka w'2000 leta yafashe icyemezo cyo kubaka umurwa mukuru mushya, umujyi mushya bakawuhera kuri zero ahitwa Sejong. Bafashe icyemezo cyo kwimurirayo inzego zose z'ubutegetsi bw'igihugu. Abakozi ba leta bose bakajya gutura muri uwo mujyi kugira ngo barebe ko nibura bimwe mu bikorwa by'ubukungu byakwimukirayo. Uyu ni wo mujyi bagiye kujyanamo ibiro bya kabiri by'umukuru w'igihugu ndetse n'inteko ishinga amategeko na ministeri. Iki ntabwo ari ikibazo cy'umwihariko kuri Korea y'Epfo. Muri buri gihugu iyo babona hari icyizere cy'ubuzima bwiza, abantu batangira kubyara abana benshi, ariko iyo ubukungu buzamutse hakaza iterambere n'ubusirimu, abantu batangira guseta ibirenge mu birebana no kubyara. Mu mwaka w'1990 mu Rwanda igipimo cy'uburumbuke cyari abana 6.8 kuri buri mugore. Benshi mu bantu bafite hejuru y'imyaka 35 mu Rwanda usanga bafite abavandimwe bari hejuru ya 5 kubera ko buri muryango warabyaraga. Uyu munsi buri mugore w'umunyarwandakazi nibura byara abana 3.6. Uyu munsi imiryango myinshi ifite abana benshi mu gihugu ni abana 4. Buri mwaka kandi ubu burumbuke buramanuka kubera ko nko mu 2023 igipimo cy'uburumbuke mu Rwanda cyari abana 3.7 kuri buri mugore. Mu 2022 bari 3.8 kuri buri mugore. Nibyo abatuye isi bariyongereye ku muvuduko munini cyane ku buryo twabaye miliyari 8 ku isi. Ariko byagezeho abantu bafata icyemezo cyo guhagarika kubyara. Kugira ngo igihugu gikomeze kibeho gifite abaturage, bisaba ko nibura buri muturage w'igihugu abyara abana 2. Iyo buri muturage abyaye abana barenze 2, nibwo abatuye igihugu biyongera cyane. Iyo buri muturage abyaye abana bari munsi ya 2, abaturage baragabanuka kandi ku muvuduko munini. Nk'ubu Korea y'Epfo ifite abaturage babyara umwana uri munsi y'umwe, bisobanuye ko abanyakorea y'Epfo 100 babyara abana 30 bonyine. Aba bana 30 bashobora kuzabyara abana 13 bonyine. Aba bana 13 nabo bashobora kuzabyara abana 5. Aba 5 bashobora kuzabyara 2. Uko niko abaturage bashobora gushira mu gihugu kigasenyuka. Hari ibihugu bifite ubwoba bwo kuzima kubera kubura abaturage, kubera ko abaturage babyo ntabwo bakibyara, abenshi bageze mu zabukuru. Nk'ubu buri myaka 2 Ubuyapani butakaza abaturage miliyoni 1 bitewe nuko basaza bagapfa ntihavuka bo kubasimbura. Iki kinyejana kizajya kurangira Ubushinwa butuwe na 1/2 cy'abaturage bufite uyu munsi bitewe nuko nabo badashaka kubyara. Abaturage bafite imyaka y'ubukure mu Butaliyani bamaze kurenga 48%. Hirya no hino ku isi uko ubukungu buzamuka, abantu barareka kubyara. Ikiremwa muntu cyaba kirimo kuzima. Ubwoko bw'ubukungu iyi si yubatse
busunikira abantu kwihugiraho no kwikunda ku buryo kugira undi utekereza kwitaho bigenda biva mu bantu. Dukora amanywa nijoro dushaka ibifite akamaro n'ibidafite akamaro, tukagira umunaniro utagira ingano, tugatekereza cyane kandi tukumva ko kwita ku bantu bisaba ibintu. Ariyo mpamvu kutabyara no kudashaka byabaye amahitamo kuri bamwe. Ukurikije urwego isi ikizeho uyu munsi ukarugereranya n'ubukungu yari ifite mu myaka 100 ishize, uyu munsi tubayeho ubuzima bwiza inshuro nyinshi kurusha icyo gihe. Nyamara muri ubwo buzima bwiza nibwo abantu bakora amahitamo akomeye kurusha icyo gihe cyabanje. Nibwo benshi biyahura, nibwo benshi biyanga, nibwo benshi bafite ibibazo byo mu mutwe. Ikiremwe muntu cyaba kiri mu marembera